kuko uba ushobora kwibaza ngo ese ushobora kurara mu gihuru ugakorera Imana, ushobora kuba ntaho kuba ugakorera Imana. Ariko nyine Imana ijya ibyemera kugira ngo izahamirize abantu ko bibaho kandi umuntu agakorera Imana. Gonzage niwe wabiririmbye aravuga ngo ijya yemera ko byose bitugeraho, ngo ukigenzura ukibaza ngo ese n'ibyaha ukabishaka ukabibura. Rero rimwe na rimwe natwe hari ibintu bitubaho tukibaza ko ari ibyaha cyangwa se ari karande, ariko zibaye ari karande nta nubwo twaba tugihumeka. Dukurikije situwasiyo umuntu ukorera Imana aba yanyuzemo nta nubwo waba ugihumeka. Kanye aba bantu, umuntu wahamagawe n'Imana n'umuntu wihamagaye ni abantu babiri batandukanye. Ubu ngewe hari situwasiyo nacamo, umuntu wihamagaye ntayicemo n'amasaha 2 akayigwamo, ariko ngewe nkaba nayicamo imyaka irenga 5 cyangwa irenga 20. Warumbajije ngo hari ikigeragezo ndimo? Yego, hari ishuri urimo? Nibe n'ishuri. Ishuri rijya ritanga ikiruhuko. Hari ukuntu wiga pororonje nta kiruhuko, ukiga numenye ngo uzasoza ryari. Ikintu cyatumye numva nzinutswe umuntu, hari umuntu twasenganye, uwo ni uwa mbere wanyigishije umuntu. Urumva yarabizi neza, mpora mu bitaro kubera kurwara stroke. Nabaga mpagaze gutya nkikubita hasi, nkataka rimwe ngo umutwe, numvaga nyine mfashwe n'umutwe nkaba ndaguye nkajya muri koma. Mwarasenganaga? Cyane, nkajya no kumusengera kuko Imana yari imaze kunkoresha igitangaza mu rugo iwe. Kirakoreka nimba bizi neza ko uhora urwaye, kuko n'igihe no gukingura byananiraga nawe akampamagara kuri telefone. Narwaye umutwe no kweguka byananiye, abizi neza. Ubundi ubwo yabaga agufashije iki? Nyine urumva nari ngiye kwiga, kandi ntago wabwira umwarimu ngo nyigisha gutya, ngo iri somo niryo mfata, ngo iri sindi fata. Ugomba kwiga uko Imana ishatse ko wiga. Natinye umuntu, nasohoye ibintu yabaye nk'intare, ariko hari abantu bari baje kumfasha, na n'igiceri cy'10 yampaye. Urumva ni nijoro, bimaze kuba mu masaha 4 n'ibindi, ahantu ndi bujye. Uwo mubyeyi nawe nari ndi mideni yari ari kumpamagara, uri hehe ko nshaka amafaranga yanjye. Nimara kubikuramo hasigaye amafaranga angahe? Ndavuga hasigaye 7,000, ngo nayo ngomba kuguha, kandi nayo ntayo mfite, nzaguhera igihe nzabonera. Kandi ubwo bakwirukanye no mu nzu? Banyirukanye no mu nzu. Naricaye nshatse amarira ndayabura. Hejye ujya mu kigeragezo kurira bikanga. Arambwira ngo gusa Jean ndagukunda, mpita njya gutya. Ndabwira byihorere, byo kunkunda bireke. Ubu ngubu ushima Imana ko nta deni nkurimo, naho iby'urukundo rwawe byihorere. Kandi bagusohoye mu nzu, hari umuntu ukubwira ati twishyingire. Baraza ako kanya, baraza bakakubwira ati twishyingire. Bundi tugenda rwose, ubundi ko nakubwiye ko ngukunda, igihe nakwingingiye ukambwira ngo uzakora ubukuru umurokore, ngo ino twishyingire, n'ubundi nta kindi cyerekezo. Ngwino tugende ngutunga. Biba byoroshye. Ababyeyi nabo barahata, ariko ja kwifata bimaze iki? Wakwishakiye. Azagukubita rimwe, agukubite 2, ariko ariho inzu unabyare ubu umubyeyi. Agukubite ariko aguhahire. Kubera ko nimba ndaye mu bihuru nkaguma nkakizwa, nkakiranuka, inama zihari, izo nama sinzumvire, nkaguma ku mubabaro wanjye, ntitaye ko ndi kuribwa n'imibu. Urumva ubuzima bwawe uba wabushese, ariko ibyo ntago birebaho. Nta mubyeyi ndi buhamagare, uwo nagahamagaye anyambuye telefone, so umuntu wamukumbura ni wamukumbura. Uwo wasengeye wibagiwe ibibazo byawe, n'ubundi niwe ugusohoye mu nzu mu gicuku cy'ijoro. Nta muntu ndi buhamagare ngo ntabara, telefone barayisigaranye. Ubwo se wakumbura umuntu ni he? Kandi uwo ni umuntu wari warasengeye. Umubyeyi nasengeye, njye nigeze musenge. Nahaza abantu ku kigero numva bibaye byiza, bancukurira nk'umwobo. Naranabivuze, abantu benshi barabizi. Ndabwira nti ngengeze ku kigero numva nshaka nk'umwana w'intama wenyine gatoya, bakancukura nk'umwobo nkabanamo n'inyamaswa. Njye abantu nabashije kubona ntago badukunda kubera bibarimo.
badukunda kubera icyo dufite. Yes, reka nanjye ngusuhuza dukurikiye ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kuba natwe umwanya nguyu ndagushimiye aho waba uherereye hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkwifurize kugubwa neza kandi amahoro y'Imana abane nawe. Mwabonye kuri kamera ndi kumwe na Jeanne. Meze ute? Meze neza. Ariko uyu munsi uvuge cyane rero. Uyu munsi wongera ijwi nibura. Nta kibazo. Niko. Niyo uri kubwiriza se nukuvuga? Ntago mbizi burabiterwa n'abandi. Wenda kubaza ibyo byose hari ukubiza. Biterwa n'abandi. Ubundi abandi bari mu mavuta. Gitware igitangaza. Yego ye. Bavugira hejuru. Ay, abantu bose ntago ariko batanga ibyo bitangaza. Ariko nyine bavugira hejuru. Ubundi kenshi mvuga cyane yo ndi mu mwuka wifuye. Umwuka wifuye? Nibwo mvuga cyane. Umwuka wifuye bawugiyemo byagenze bite? Mba mbona wenda dushaka nko gusenga nkabibona neza ko hari umuntu utari kwihana ikintu kandi ushobora kubuza abandi umugisha. Rero Imana ntago yanga icyaha. Uwo mwuka wo nshobora kuwujyamo no mu rukuta nkacamo. Yego. Nibwo mvuga cyane. Ase ja. Ubundi koko umuntu ashobora kubuza abandi umugisha bibaho? None birakunda. Ku muntu mutazanye gusengera hamwe. Ubundi abantu benshi baravuga ngo umuntu umwe ntiyakubuza umugisha. Ariko yawukubuza. Gute rero? None se uzarebe urugero. Imodoka nimba ijyamo abantu 25 ntabwo ishobora guhaguruka ifite 24 kuko n'umwe ari ingenzi. Impamvu uyu muntu yari umunyamumaro imbere y'Imana imubonamo umuntu uzavamo umumaro. Iramukurikirana kuko mu kintu cyatumye Yesu asiga intama 99 akajya gushaka imwe nuko uyu muntu nawe ni ingenzi imbere y'Imana. Rero yakubuza umugisha. Yawukubuza cyane. None se ubu umuntu atobye amazi wayanywa? Oya. Ntago wayanywa kandi ntago ayatoba yari asanzwe ari ibiziba. Ayatoba yari meza. Rero iyo yatobye ntabwo yanywa. Rero ntabwo n'ibintu by'Imana niko biba bimeze. Ntago Imana ishobora kumanuka ngo iterane n'icyaha kiraho. Ngewe icyo nizera yari umwuka w'Imana. Nyamana koko. Imana iteye ubwoba. Ikurikirana iki kintu n'ibindi bintu byose byahagarara. Ariko igakurikirana iki kintu uyu muntu akihana. None se hari ibyo rero nta hantu twabona nta namwe twazabona Imana. Ubuse abantu bavuga ngo uri bujye usanga abantu bose bihaniye neza bakijijwe. Niyo mpamvu habaho guterana. Habaho guterana ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mubabarirwe. None se uwo muntu yaje guterana agataha uko yaje aho haba hari Imana, haba hagomba kugaragaza itandukaniro ko ariko abandi bashobora kuba atayibonye ariko abandi bakayibona. Gute se bayibona gute kandi yatobye amazi? Ibyo ngibyo ni ibintu byanarize tuzanamo by'ubwenge bwinshi. Ariko nimba ikintu cyera ntago nzi ko bagikoraho bafite irange ry'umukara ngo icyo kintu cyambare. Urumva bayatobye amazi. Rero gute se nimba abo bantu batanywa ayo mazi, nimba umbwiye ko umuntu atobye amazi utayanywa, gute wambwira ko umunyabyaha yakwicara mu rusengero akarinda agenda atihannye kandi hari umwuka w'Imana? Ntago bibaho. Icyo gihe nta mwuka w'Imana uba uhari. Ugiye kumbwira ko ahantu hose uko hari umwuka w'Imana abantu bose bagomba kuba bihannye? Ngewe uko mbyizera ubundi nta nubwo ubizi neza ko ugiye gusenga waninjira ahantu utanihane ushaka kutihana kuko abantu bose nje mu rusengero baba bagiye gusenga nabo baje kwirebera abaje kwiruhukira. Nawe Imana iramubwira ngo nawe waje kureba ngo uhaye umugisha. Akaba abizi neza ko yaje kureba, sibyo? Bana ntago yiteranya umuntu n'undi. Ibiza umuntu n'ikimuzanye. Uwo muntu rero nimba aje gusenga ariko akaba yaramenyereye Imana, igomba kugaragaza itandukaniro ko ari ifite ubuzima bw'umuntu mu biganza. Ntabwo Imana yakureka ngo ugende gutyo. Ubuse wagera kwa muganga urwaye ugataha, iyo babuze imiti bagutanosifera ahandi.
niyo mpamvu rero ariko ushobora bashobora no kuguha imiti bakavuga ati genda upfe kugerageza barebe urumva hari igihe indwara ibura baba bakubwiye ngo pfa kugerageza ariko imana yo ntabwo ari ko imeze ahubwo ishaka kukubwira ngo waramenyereye bihagije ariko uyu munsi urabona ukuboko kwanjye gute shaka kutihana kuko barondoye ntunihane kuko bahimbaje ijambo ry'imana ryamanuka ugapfuka mukihana ntabwo kwihana ari imbaraga oya ahubwo nk'uko bibiri bivuga ngo umwuka wera naza ngo azatsinda ab'isi ngo abemeze iby'ibyaha byabo ni nk'ibyo ngibyo umwuka wera iyo aje agera ku muntu kandi akamuhindura akamuhindura ubwo nibyo ubwo ari wowe bitubwiye buriya nibyo niko bimeze kandi watubeshye mu bintu imana ikeneye ntabwo ikeneye ibihagararo byacu cyangwa amasura yacu imana ikeneye umuntu w'imbere rero ntabwo yakurekura ngo nanirwa gukurikirana uwo muntu noneho wanayemereye ukayisanga imana ni umubyeyi uzarebe kenshi njya mbibona nk'umwana iyo yigaraguye mu byondo ukuntu wowe utari nyina ushobora kuba utamuterura ariko mama we aramuterura atitaye umwenda uwo ari wo wose yambaye n'imana rero niko imeze igomba gukuyakuya wa muntu kugeza igihe igarura ubugingo kuko ikeneye ubugingo kuruta ibindi byose yego bo reka twiganirire rero uyu munsi ku mutwe cyangwa se ikiganiro nashatse kwibaza kivuga ngo kuki abakozi b'imana bamwe na bamwe kuko sinavuga ni bose ariko benshi tujya tubabona ugasanga umuntu akubwira ko afite impano wenda uranabibona ashobora gusengera abantu bagakira ashobora kubyara abantu babuze urubyaro bamaze imyaka myinshi barabuze urubyaro rwose bagakira ugasanga arahanura kandi agahanura ibintu bigasohora ariko ugasanga we aracyari muri bwa buzima mbega abaho kuri Imana mfasha ndashaka kugira ngo tuze kwibaza kuri iki kintu biba byatewe n'iki kuki bo batabanza kwisengera ibyo bintu nabo ngo bave muri ubwo buzima noneho basengere abantu ariko nabo nibura hari aho bavuye ubwo wibaza nimba bibaho 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 cyane bibaho cyane nta n'ikibaho nkabyo ubundi hahirwa uw'iby'Imana bitazagusha rero ni ibintu bibaho cyane cyane ariko rero biterwa n'iki ubona biterwa n'iki nubwo twahamagawe imihamagaro yacu ntabwo ari imwe hari umuntu wabyutse akibona mu murimo nyine hari uwabibonye yasenze hari n'uwo Imana iba ishaka ko nubwo yahamagawe hazaba icyitegererezo cy'abandi nubwo yahamagaye ariko ikabanza ikamugira akaba icyitegererezo cy'abandi nka bumwe bwa Yobu kuko uba ushobora kwibaza ngo ese ushobora kurara mu gihuru ugakorera Imana ushobora kuba ntaho kuba ugakorera Imana ariko nyine Imana ijya ibyemera kugira ngo izahamirize abantu ko bibaho kandi umuntu agakorera Imana nta rwitwazo iyo ariyo yaguhamagaye igukoresha uko ishaka abantu baribaza ngo ni gute kuki Imana yemera ko ibyo bintu bikubaho kandi ishaka kugukoresha Gonzage niwe wabiririmbye aravuga ngo igihe yemera ko byose bitugeraho ngo ukigenzura ukibaza ngo ese n'ibyaha ukabishaka ukabibura rero rimwe na rimwe natwe hari ibintu bitubaho tukibaza ko ari ibyaha cyangwa se ari karande ariko zibaye ari karande nta nubwo twaba tugihumeka dukurikije situwasiyo umuntu ukorera Imana aba yanyuzemo nta nubwo waba ugihumeka wanabicamo bikaguhitana ariko iyo ari Imana ubicamo bikakugeza hamwe habi umuntu abona ko ubuzima bwawe bwarangiye kandi ntupfe kandi ntupfe kandi ntugwe no mu byaha ntuve mu byizerwa
ubundi uzatandukanye aba bantu, umuntu wahamagawe n'Imana n'umuntu wihamagaye ni abantu babiri batandukanye. Ubu ngewe hari situwasiyo nacamo, umuntu wihamagaye ntayicemo n'amasaha 2 akayigwamo, ariko ngewe nkaba nayicamo imyaka irenga 5 cyangwa irenga 20, ariko nkaba nkikomeye kandi Imana itambonaho ikizinga. wowe se niki cyatwemeza ko wahaca? Ibihamya birahari. Byakubaye hose? Yego ko cyane. Duha ubuhamya rero. Ibihamya birahari cyane bifatika. Ku buryo hari aho wanyura ukavuga uti ngeye n'imyaka 5 nabinyuramo, ariko undi yazi isaha imwe bikamunanira kubyihanganira. Icyo nabonye nuko ikigeragezo kiraryana kandi kiraramba. Rero ikigeragezo iyo kirambye wiga kubana nacyo, ukaba inshuti nacyo. Kaba inshuti nacyo. Cyari umuntu ushaka kuba inshuti ikigeragezo ko? Yego ko rero ubwo utabaye inshuti nacyo wakigwamo, ariko iyo ukigize inshuti wumva nyine ari inshuti yawe, ntago bikugora. Kigezo kikakubera umuturanyi. Yego ko rero mugaturana neza. Kakibwira uti inshuti yanjye nziza uzandinde kugwa isari. Ari unyigishe. Ariko uzandinde kugwa mu. Noze wigeze unyura mu kigeragezo ukagera ukavuga uti rwose inshuti yanjye reka twibanire mu mahoro. Cyane nibwo buzima. Nibwo buzima. Kuko ngiye kuva ndi umwana kugeza ubu urumva hari abantu benshi bazi situwasiyo y'ubuzima bwanjye, bambwira ati wa mwana we ntiwabonye jenoside, ariko ibintu wanyuzemo birenze twebwe babonye jenoside, wanyuze mu bintu bikomeye. Nanyuze mu bintu bikomeye, kandi guca mu bintu bikomeye ntago bimbuza gusenga, nta nubwo bimbuza gukorera Imana. Buriya ntuzibwire ngo guca mu bintu bikomeye bizatuma Imana ikubwira ngo ubwo uri kugeragezwa byihorere gusenga, ahubwo nibwo izagukoresha. Yego kuko hari n'igihe uvuga uti Imana nkeneye ubutabazi, ahubwo ikakubwira ati haguruka, hari umwana wanjye ukeneye ubutabazi, ihute. Ntabwo Imana ikangwa ngo uri mu gihuru, ngo wabuze aho uba, ngo waburaye, ngo wabwiriwe, ngo wambaye ubusa, ngo nturi buyikorere. Ntabwo Imana ijya ibireba. Ariko iyo wihamagaye ubirebaho, kubera ko iyo wihamagaye bufite ingingo nyinshi zikurengera. Ushobora kumpamagara uti Jean ngwino nsengera, nkakubwira nti guhaguruka n'ibihumbi 50, sibyo? Ntabwo ubwo ari ubutabazi bw'Imana, ahubwo uba wirwaniriye. Urumva batangiye kugwa mu nzira utaragera iyojya nkazi. Ariko ngewe ushobora no kumpamagara wampana ati n'Imana ikambuza, kambwira ati nakubwiye ko ari njye uzaguhemba igihe ntikiragera, ititaye ko ndi bugende n'amaguru. Bijya bikunda. None se uravuga uti ngewe kuva navuka nanyuze muri ibyo bintu bikomeye, kugeza rwose ubwo hari ibigeragezo nyine najyaga mbwira ati inshuti zanjye ni ibiki wanyuzemo bikomeye ku buryo ugera ukavuga uti rwose uti yewe ibigeragezo biragwira, gusa birakageragezwa byumve. Ibigeragezo birakageragezwa byumve. Birakageragezwa byumve. Rase bizageragezwa ra? Ikintu nabwira abantu baduteze amatwi, ntibazikureho kuba inyangamugayo, cyangwa se ngo batakaze ubupfura bwabo babutakaze. Uba mu kigeragezo, itorero ntiribimenye uribamo, korari ntibimenye uyibamo, umuturanyi ntabimenye, kandi ugeragezwa. Imana ijya ibyemera. Imana ijya ibyemera ku buryo abandi batabimenya. Gute si kubwiye ngo ceceka, ikakubwira ngo sinkeneye ko uzansakuriza, kuko nta muntu uzagutabara ntagutabaye. Uzaceceke, icara ku ntebe y'ishuri nkwigishe, ngushakire ubuhamya kuko uri umunyamumaro. Uzaceceke, ntuzagire umuntu ubwa ko waburaye,
ntuzagira umuntu ubwira ko utagera aho uba kugeza igihe njye ubwanjye nzakubwira ngo haguruka ugende uvuge. ese hari ishuri urimo ubundi wowe? Rirenze ishuri. Rirenze ishuri kuko impamvu mvuze ngo rirenze ishuri, hari ukuntu umuntu yiga ariko byibura yajya no gutaha mu kiruhuko akamenya ko hari n'umushakire tike agataha. Biba bitangaje kuba mu kigeragezo ukabura na tike ikugeza i Butare. kuba uri ku ishuri ariko ukabura itike igucyura. Abantu bamwe bakibaza ese n'uburara, ariko si uburara gute se? Nimba utari indaya, utigurisha, utanywa inzoga, nta mico mibi ufite, iwanyu hahari gute ubura na tike igucyura? Nuko bwati ndaje nyiguhe na simukada hari akazivuna. Bijya bikubaho? Cyane. None se oya urumva uravuze ngo ukabura n'itike kugeza i Butare, ngira ngo mu rugo iwanyu ni Butare. Bivuga ko wabuze itike kuvana i Kigali kugeza i Butare? Cyane. None se ubu nyiguhaye wataha i Butare? Ibyemeye nataha ariko impamvu mbivuze njyewe nari maze igihe hari ukuntu ikigeragezo kigeraho ukabona urugamba rugiye kugutsinda. Ndavuga nuko byasa kose kandeba umuntu ameteke ntahe. Njyewe hari n'uwo nahamagaye gutya nasengeye abona akazi ka 1,700,000. Waramusengeye? Cyane, bihamya birahari. Abona? Akazi ka 1,700,000. Akora hano Kimihurura. Harambwira ati shati maze iminsi mbitekereza, ati maze amezi 4 mpembwa, ati ndaje nkubwire birangira gutyo. Ariko ntagariwe nibi nese gutumbwira umuntu wacuruje nkashora 1,300,000 nkasohokamo mfite 14,000 gutumbwira ngo umuntu abura ati kimucyura. Washoye 1,300,000. Nza gucuruza i Masaka. Warumbajije ngo hari ikigeragezo ndimo? Yego, hari ishuri urimo? Nibe ni ishuri. Ishuri rijya ritanga ikiruhuko. Hari ukuntu wiga pororonje nta kiruhuko, ukiga numenye ngo uzasoza ryari. Iyi Mana rero yarantangaje. Iyi Mana ntabwo yita ngo ubwonko bw'umuntu burananiwe, oya, ipfa kubireba ikabona umuntu w'imbere ni muzima, ntabwo ibyitaho. Iyi Mana ntishaka kuvuga ngo jya mu kiruhuko, irakwigisha kugeza igihe yo izabishakira. Jean, tubwire neza aho hantu wari uvuze ngo ukuntu washoye 1,300,000 ugasohoka mufite 10 na bingahe? Na 4. Mu gihe kingana iki? Mu mezi 6. Mu mezi 6? Byagenze bite Jean? Urumva nasengaga Imana. Yego. Ikambwira ngo ndaje nguhe igishoro, ugiye gucuruza wikorere kugira ngo uzabone nuko nkorera ubohotse. Ndaza nshaka inzu. Ari Imana ibikubwira? Imana yakubwiye uti ngiye kuguha igishoro. Njya gucuruza mwana, ndagushyigikiye. Ndagushyigikiye cyane. N'umuhanuzi akinjiramo ati hano uzahava Imana ivuze. Tuzahava Imana ivuze atuje gucuruza. Gusa nta muntu Imana idacamo. Ari nimba navuga ngo ni umusazi, ameze nk'umusazi. Niwe waje arambwira ati yewe ati nawe ngo uri gucuruza, ati hano nta mugisha uhari. Ati hano nta mugisha uhari. Ari umusazi se? Ati uzi impamvu ni hoya, ati nyirinza kureba nabi, ati ikindi atunze ibintu, ati hano nta mugisha uhari. Ati arapfukama ararira amarira menshi, hari abantu ararira cyane aravuga ati yo, ati umwana wa atumva ati ntuzabona naho kuba. Ntuzabona naho kuba. Ahubwo ikintu cyantangaje, urumva ubifata nk'umusazi, ariko umuntu wese Imana ishatse muvugiramo. Ahanga ati nyirinza kureba nabi, ntuzigera ucuruza nta n'amafaranga uzabona, ntuzabona naho kuba. Ariko nyuma y'ibi atuzacuruza ibintu byinshi atari hano. Naracuruzaga mu cyumweru narangwaga nka 3 mu Tanzania kawunga. Njyewe natangiye manura umufuka wa 250 by'ibirayi
nkabicuruza mu minsi 3 amafaranga nkayabura bigashira, imiceri gashira, injerekani y'amavuta gashira, amafaranga nkayabura. yagiye heza Ntago mbizi. oya bibaho se Ibi ni ibintu bifatika, ni Masaka ntago ari kure, n'uwo wabaza ni ibintu byabagaho abantu bose bikabayobera. Ko nagezeho ndwara sitoroge kubera naribazaga amafaranga ajya, sinayariye, sinasohotse, nta nkweto naguze, mu mezi 6 narinze nsohokamo nta na kamambiri nguze. wari ufite agatunzi Banze kari gahari. amafaranga nta kindi kintu yakoresheje. Icyambere sinanyweye amata, sinywa amata mu buzima bwanjye, sinywa amata, sindya inyama ngo mvuge ngo nayaguze inyama, sinkunda kuryoshya ngo mvuge ngo naryoheje nk'abandi. Mu mutwe wanjye nimba niyemeje ikintu isaha ku yindi haba harimo kwagura. Ni gute nakwagura? Nibyo niberagamo. Nkacuruza umufuka wa 250 gashira, imifuka nk'itanu y'imiceri gashira, umufuka w'isukari ugashira, amafaranga nkayabura. Igitoki kigashira ndangura ikindi, cyangwa se aho mpafite nka 3 amafaranga nkayabura. uvuga uti naje gucuruza n'Imana yavuze. Naje gucuruza n'Imana yabimbwiye, imbwira ko inshyigikiye, imbwira ko izabana nanjye. Nose ubwo yari Imana koko cyangwa se wenda wari wakoze ibyaha bituma Imana ikurekura? Wapi yari icyo, kuko iyo ivuze rimwe kabiri gatatu igutumaho abantu barenze umwe, nawe ikagusanga iba ari Imana. Kandi yarangiza ugahita unahomba. N'uwicayemo aho unsengeye akambwira ati Uwiteka arambwiye ngo uzava hano, ari we ubivuze. Umva inzu nayishyuraga 40,000, ariko urumva nageze muri izo nzu umuntu wese akambwira ati umuntu ugeze aha bamubarira amezi menshi nabiri. Urumva njye nararwanyije amezi 6, ariko mu mezi 6 n'ubundi nari ngiye gupfa. Ibyambagaho byari birenze kuba nahambira nkagenda, ariko nanone uwo mutima ntawo nagiraga. Waje gusohokamo gute rero? Urumva naracuruje nkafata umufuka w'ibishyimbo nikopesheje, kuko nta mafaranga mfite. Inzira ishyuye, urumva narwanaga n'ay'inzu, nkagenda nkikopesha umufuka w'ibishyimbo w'100, amakara nkikopesha, nkishyura ari uko mbirangije. Ikintu cyaje kuntangaza, nafashe umufuka w'ibishyimbo ahantu barawunkopa, ndawucuruza urashira, mbona n'igiceri cy'icumi. Kandi wacuruje abantu bakwishyuraga? Natekaga ibishyimbo 10 ku munsi. Urumva ntago ari amafaranga make. Ibishyimbo birashira, nabyaza kunyishyuza mbona n'igihumbi, kandi nabicuruje. Se abantu ntabwo bari buvuge ko ubwo ari uburangare rero nawe wagize? Gute se? Nose wasobanura ukuntu ko nayaburaga nayo nacuruje nkayabura. None kandi ugahindukira ukavuga ko ari Imana yari yabikubwiye cyane, n'ubwo ahubwo ikambwira ko ari yo. None se gute waje kuhava kandi ari Imana yari yakubwiye kuzahava ari yivuze? Nose wahavuye Imana yavuze? Ujya kuhava Imana yavuze? Yakubwiye ngo iki? Yambwiye ko yanzanye kunyigisha, no kunyigisha umuntu, no kunshakira ubuhamya, no kugira ngo izereka abantu umuntu yo kuzagira icyo yireguza. Kukwigisha, kugushakira ubuhamya, ukwigisha umuntu, no kubwira abantu ngo umuntu ntazagira icyo yireguza. Kuko icyambere nahombye, abantu barahari, hari ibintu umuntu avuga abantu bakumva ni inkuru. Oya, n'ubu nuko Imana iba yabyemeye ngo umuntu avuge. Ni ibintu biba bihari, natumira n'umuntu gutya akabikubwa, cyangwa no muntu nkamukwereka. Urumva nahombye, gukinga biri hafi, umugabo araje
arakubwiye ati waretse buraza wawe rumva yaje ambwira ko yaganiriye na burada wanjye akamubwira ukuntu ndi umwana mwiza ndi umubyeyi namurihiriye ibintu nk'ibyo harankunda ni n'umunyamahanga n'umuntu ukomeye harangije ngo buraza wanjye ngamumbwiye ngabona ko nzi gushakisha aravuga ngo wampa miliyoni 3 hari abantu ugacuruza ntabwo ya miliyoni 3 ucuruza ucuruze kuko buraza yawe yarakumbwiye numva ko tutagomba kureka hano hantu ugomba gucuruza amvugishije mwuka w'Imana aranganiriza hari mu masaha 12 ndamubwira ngo kuva mu bwana bwanjye namenyereye kubaho nkora yaba imirimo igoye cyangwa itagoye ariko nkoresha ibintu bivuye mu biganza byanjye sinkuzi ntunzi gute umpa miliyoni 3 ambwira nyine ko igihe cyazagera tukagira gute tukabana daga wapi babwira wapi nta muntu uzanshaka kuko yampaye ibihembo daga ntago bishoboka none se kuba yari kuguha amafaranga ugakora wenda byazakunda mukabana ikindi kibazo se gute se umuntu w'umusaza ufite imvi aza kumbwira ngo tubane none se umusaza niba nta mugore afite se ntabwo yagutereta cyetse niba utari ku isoko yari amufite njye nabibonaga urenze umwe yashaka kugira biro yindi gahunda ntago yari ukunshaka ahubwo abantu baguye mu bintu batazi hari ukuntu umuntu akwereka ubutunzi bwo mu isi ariko nta na gahunda afite yo kubuguha ari ukugushuka gutyo kugira ngo akwangiza gusigira n'izo ndwara ngewe namubwiye nasenze Imana mu bwana bwanjye kugeza n'ubu ibyo kwiyandurisha byari bihari ku basore byari bihari bazima n'abeza ariko abo bose nagiye ndende ibyo kwizerwa ndamubwira ni wapi nkoresha ibintu bivuye mu biganza byanjye cyangwa se Imana imbwiye ati nzanye umuntu ninjye umukoresheje kuko wenda wakoze ibi n'ibi ndamukoresheje aragushatse ibyo ni ibintu byumvikana ariko gute umuntu w'umusaza aterura miliyoni 5 akazi cyangwa 3 akazi guhereza ukazanga kandi ubona wabuze n'ibihumbi 10 biranguna n'igice cy'umufuka w'umuceri abandi bakwita ikigoryi bakandi bakakwita akajiji bakakubwira ko uzapfa udakize akakubwira ko akeneye kujya yishyura inzu akubwira ibintu byinshi bana rero irambwira ngo nakuzanye Masaka kugira ngo nkwigishe umuntu undi bushya kuko umaze kwibagirwa umuntu ariko nize umuntu ngeraho ndwara stroke kubera umuntu yego none se wize umuntu gute ku buryo ugera urwara stroke nize umuntu ndwara stroke urumva byarangiye nkinze nyenga mfite amadeni y'abantu kandi sinabarenganya bakoraga mu gihe cyabo ariko rimwe na rimwe Imana yarambwiye ngo wabanye n'abantu bakwereka uruhande rwiza urubi bararuhisha ariko ngeze isaha yanjye irageze ngo nwikurure uruhande rubi urebe abantu mwagendanye umuntu akwihishamo bitewe n'icyo ufite ako kanya hari umuntu mubana kwa abona ko ufite imifuka 15 y'umuceri icyo akeneye araza akakibona mukabana gutyo ukagira ngo n'urundi rukundo ariko ntarwo ngewe rero nabonye umuntu ku kigero njya mpura n'umuntu nkabwira abantu ati mumfate gato mpumirize umuntu abanza ahite natinye umuntu kugeza ku kigero numvaga bancukurira umwobo nkiberamo sinzongeye kubona umuntu none se ndashaka tubwire aho hantu ubwo wageze igihe ukumva ntushaka kubona n'abantu byari byagenze bite byageze bite bituma ugera ku rwego wumva udashaka kubona n'abantu ikintu cyatumye numva nzinutswe umuntu hari umuntu twasenganye uwo ni uwa mbere wanyigishije umuntu Imana iramubwira ngo azambere umubyeyi kuko mfite ibikomere bikeneye counseling Imana
hari ukuntu uba imfubyi ngira ngo nabivuzeho ukaba imfubyi kabiri kandi umubyeyi. Rero Imana yamubwira ngo uzamubere umubyeyi kuko afite ibikomere, akeneye umuntu uzamuba hafi kuko ibikomere afite ntiyabyubakana n'urugo uzamube hafi. Nyine nanjye nishyamo ko nabonye umubyeyi yampamagara mwana wanjye karame mama, nyine nkumva nibyo. Naba nanaryamye mu masaha ari mu kazi nkumva ngomba kujya kumureba, nyine ari umubyeyi. Birangira mfunze murimo amafaranga 50,000. Urumva yarabizi neza, mpora mu bitaro kubera kurwara stroke. Nabaga mpagaze gutya nkikubita hasi nkataka rimwe ngo umutwe, numvaga nyine mfashwe n'umutwe nkaba ndaguye nkajya muri koma kubera stress. Urumva yabaga azi buri kimwe cyanjye cyose, niwe muntu wagombaga kunkasoringa kuruta abandi bose. Rero nkimara gukinga icyo nakoze, kandi ubwo mwarasenganaga cyane nkajya no kumusengera kuko Imana yari imaze kunkoresha igitangaza mu rugo iwe. Kirakoreka atuye hano i Kabuga. Birangije urumva nibajije ukuntu ndajya kuba mu bihuru na musaza wanjye. Urumva yo kwibaza ngo 14,000 ntimwari gutega, twaye gutega bigakunda. Ariko urumva umwana ukirangiza kwiga sogonderi, umwana wamfashije amezi 6, nta n'ipantaro namuguriye, nta na bodaboda. Urumva iyo ibyo ntabirebaho twari gutega tugataha. Hone ise ndeba inkweto umwana yazanye azaba ari asubizayo, agapira yazanye azaba ari kasubizayo. Shaka ukuntu namuboneramo n'akantu kadahenze ariko byibura azanabone ko nk'umuntu wabanye na mushiki we hari icyo amuguriye. Ndamutegera arataha. Mu gutaha urumva njye ntago nemfite ahomba. Mu kutagira ahomba uwo mubyeyi yambwiraga ngo nze tubane imbiwe njye mu bandi bana. Ariko Imana ikambwira ngo uyu muntu yakweretse uruhande rwiza, ntabwo yigeze akwereka uruhande rubi. Njye ndashaka kukwereka uruhande rubirwe wijyayo. Urumva mbore icyerekezo. Ntabwo ndi umuntu uzi kwiruka mu bantu wenda mvuge ngo hariya ndajyayo hariya ndajyayo. Naratuje. Mu gutuza hari abantu nena nasengeye naho Imana ihankoresheje igitangaza. Barambwira ngo ngwino tubane. Hari inzu ihari iri gupfa ubusa, nta mupangayo urayijyamo amaze amezi 2 ngwino yijyemo. Narize nize umuntu ngira icyifuzo, ngira Imana ngo izatuvure amahungabana twatewe no kuba mu nzu z'abandi. Ndagenda mbayo ariko bashyiraho kondisiyo ko nta muntu uzajya nsura. Ego hambwa nta muntu n'umwe nshaka. Nkavuga se ko ntinjiza abagabo nta musore unsura, umubyeyi yansuye cyangwa umukobwa bitwaye iki ko nta muntu uri bukomanga ati wapi? Njyewe ukuntu mbaho nta muntu mba nshaka ko yinjira mu gipangu cyanjye. Mbaho hari ibintu bitandukanye Imana yagendaga inyereka. Hanyuma rero birangira habaye ikintu gituma bankura mu nzu. Nahabaye ibyumweru 2. Mu byumweru 2 ambwira ko yiyemeje kumfasha amezi 2 ariko bidakunze. Ariko we anyereka ukuntu ngo agiye gusana inzu ariko narabibonaga ko ari kumbeshya. Sabonaga byari bitewe n'iki ku buryo ahita kwirukana niba rero kwemeye kugufasha amezi 2 ukamaze ibyumweru 2 gusa agahita kwirukana? Ni ibintu byinshi. Urumva harimo gusurwa. Urumva nahoraga ndwaye. Rero washobora no kuntekera igikoma imbere y'uburiri ukazagaruka nyuma y'iminsi 3 ukakihasanga. Nabuze n'imbaraga zibyuka ngo nkinywe. Rero wabibonaga ko mfite ikibazo kiri garave, yajyaga n'ubwoba bwo gutaha bakaguma aho ngaho. Kandi abo wari warabasengeye? Cyane banabizi, nubwo dufite na gahunda yo gushinga icyumba aho ngaho. Aho iwabo? Uhita wibaza nimba umuntu agufashije ndi umukobwa akaba adakeneye ko hari umuntu uzansura n'umwe, wenda ntanavuze ngo igitsina gabo, avuze igitsina gabo nta kibazo wabyumva. Hasa nimba adashaka umukobwa ntashaka umubyeyi,
uba wumva ubundi uwo muntu abagufashije iki? Nta kintu abagufashije. Nimba bizi neza ko uhora urwaye kuko hari n'igihe no gukingura byananiraga nawe akampamagara kuri telefone, narwaye umutwe no kweguka byananiye, abizi neza ubundi ubwo yabaga agufashije iki? Nyine urumva nari ngiye kwiga kandi ntago wabwira umwarimu ngo nyigisha gutya, ngo iri somo niryo mfata, ngo iri sindi fata. Ugomba kwiga uko Imana ishatse ko wiga. ubwo rero abarakwirukanye? Urumva nagezeho ndabyuka njya gushaka ikiyede hano i Kanombe, bakambwira ese ko urwaye uzagishobora? Ndabwa nzagerageza. Njya gushaka ikiyede i Kanombe. Buriya ibintu by'ikiyede nabyo biratangaje. Umuntu udashoboye kwicuruza ntabwo akibona. Yego, buriya abantu bagikora benshi ubabajije babikubwira. Ashobora kutakubwira ukuri ariko ni ibintu nabonesheje amaso. Ukora umunsi wa mbere ugakora umunsi wa kabiri. Urumva kuva i Masaka navagayo saa 11 kuko akazi katangiraga saa 1. Navaga saa 11. Urumva no kurwara n'iki nkajya kugakora. Najyaga mu rugo mu masaa 4 saa 5. Rero uwo munsi yampamagaye mvuye gukora ikiyede bwa mbere i Kanombe, hari haruguru mu murenge wa Nyarugunga. Ndakora ndimo ntaha, arampamagara ngo ndashaka imfunguzo z'inzu yanjye. Ndamubwira ndi i Kanombe nagiye mu kiyede ariko ndaje nziguhe. Buri segonda akampamagara ndashaka imfunguzo z'inzu yanjye. Urumva nta n'igiceri cy'icumi mfite uwo munsi, nta nubwo twahembwe. Nibwo arambwira ngo ariko ukwezi kumwe ko ndakukurihirira ariko kukundi ko ntabwo kurangiye, wihangane. Ndabona nta kibazo, reba ndihiri uko kwezi kumwe, wenda nampa 20 ni kwita byanariza, ndishyura inzu y'ibihumbi 10 cyangwa se ndebe n'uwo tubana ayandi mbenya hashyemo. Natinya umuntu, nasohoye ibintu yabaye nk'intare. Ariko hari abantu bari baje kumfasha, na n'igiceri cy'icumi yampaye. Urumva ni nijoro bimaze kuba mu masaa 4 n'ibindi, nta hantu ndi bujye. Uwo mubyeyi nawe nari ndi mideni yari ari kumpamagara, uri hehe ko nshaka amafaranga yanjye. Wawe ndi witwa umubyeyi wawe? Nawe yari kumpamagara, uri he ko nshaka amafaranga yanjye. Kamubwire se kubizi uyu munsi ari bwo bwa mbere ngiye mu kiyede nta mafaranga ndabona, biragenda gute? Ati ngo tubivugane. Urumva nagiye gufata ibintu aho bamaze kunyambura telefone. Nagiye gutanga imfunguzo, telefone nari mfite bamaze kuyinyambura. Wa undi nitaga umubyeyi yahise ayikwambura. Yayikwambura iki? Urumva nawe murimo amafaranga. Ahari wanza yaratekereje ko ntazayamuha. Arambwira ati nufite telefone harya? Ndavuga ndayifite. Sana ndebe ni kangahe? Ndamubwira urayishaka mangahe? Ndamubwira bampaye 85,000. Ati ndaguha 70 kugira ngo mfatire amafaranga yanjye umfitiye. Ndamubwira noneho nimba ufite ubwoba ko ntazakwishyura buyifashe uyigumane, ngiye ngushakira amafaranga, ninyazana unsubize telefone. Ati wapi? Gute se ushaka ko ngusubiza telefone? Gute ushaka kumpa amafaranga kandi telefone yangeze mu ntoki? Ntago bishoboka. Ntago bishoboka. Telefone ndayigumana. Ati mu mafaranga undimo hari n'ibishyimbo naguhaye ibiro 13, mbaza amafaranga nsanga ni ibihumbi 13. Ati rero bigomba guhana, naye kugusubiza ibihumbi 20, ariko ubwo ndakwama ibyo bihumbi 13 by'ibiro byanjye naguhaye by'ibishyimbo. Nimara kubikuramo hasigaye amafaranga ngaya. Ndamubwa hasigaye ibihumbi 7 ngo nayo ngomba kuguha, kandi nayo ntayo mfite, nzaguhera igihe nzabonera. Kandi ubwo bakwirukanye no mu nzu? Banyirukanye no mu nzu. Naricaye nshatse amarira ndayabura. Hejuru ujya mu kigeragezo
kurira bikanga. Ndamubwira ngo, arambwira ngo gusa Jean ndagukunda, mpita njya gutya. Ndabwira byihorere, byo kunkunda bireke. Ubu ngubu ushima Imana ko nta deni nkurimo, naho iby'urukundo rwawe byihorere. Ndamubwira nti gusa si wowe, ndi ku rutaro, ndi kugosorwa. Iyo umuntu ari kugosorwa bajyana impande bashaka. Ndabwira rero aho mpagaze ubu uri kuhabona ngo ndahabona. Ahazaza hanjye se uri kuhabona? Arambwira wapi. Ndamubwira ntahazaza hanjye, nzaseka, nzishima, muzarira muboroge nk'akana. Mpita nigendera. Urumva n'ibyo 7 ntabyo ampaye kandi bansohoye mu nzu. Uretse gusara kandi bagusohoye mu nzu hari umuntu ukubwira ati twishyingire. Baraza ako kanya baraza bakakubwira ati twishyingire bundi. Tugenda rwose. Bundi ko nakubwiye ko ngukunda. Igihe nakwingingiye ukambwira ngo uzakora ubukuru umurokore, ngo no twishyingira n'ubundi nta kindi cyerekezo. Ngwino tugende ngutunga. Biba byoroshye. Ababyeyi nabo barahata ariko ja kwifata bimaze iki? Wakwishakiye. Azagukubita rimwe, agukubite kabiri, ariko ariho inzu. Unabyare ubu umubyeyi. Agukubite ariko aguhahire. Aguhahire. None se ubu nimba uri kubungabunga ukarara mu muhanda, ukarara mu bihuru, nagufata bwo bizagenda gute? Bashaka gushaka umugabo gusa kugira ngo ajye guhahira, ubona naho ubona ashaka ajya gukubita ariko erega n'abantu kandi urabumva sibyo. Watangiye uvuga ngo ese ngo umukozi w'Imana ngo ashobora gukorera Imana agasengera abantu ariko akaguma ku kigeragezo, kiba cyenze n'ikigeragezo. Niho rero Imana yambwiye ngo ndashaka ko nta muntu uzagira ikintu yireguza. Kubera iki? Kubera ko nimba ndaye mu bihuru nkaguma nkakizwa, nkakiranuka, inama zihari, izo nama sinzumvire, nkaguma ku mubabaro wanjye ntitaye ko ndi kuribwa n'imibu. Urumva ubuzima bwawe uba wabushese, ariko ibyo ntabwo birebaho. Nta mubyeyi ndi buhamagare, uwo nagahamagaye anyambuye telefone, si umuntu wamukumbura? Ni wamukumbura. Uwo wasengeye wibagiwe ibibazo byawe n'ubundi niwe ugusohoye mu nzu mu gicuku cy'ijoro. Umuntu ntago wamukumbura, ntago wamukumbura. Nimba umuntu abizi neza ko ndi umwana w'umukobwa, sibyo, telefone yanjye nayigurisha ikandengera, ntagire impuhwe, abizi neza ko ntaho namuhisha, akayinyambura simukadi nkazitwara mu ntoki, akubwira ati nibyo 20 ntabyo ngomba kuguha kuko hari ibishyimbo naguhaye utanyishyuye, ibyo bishyimbo ngomba kubihwanirizamo. Akabihwanirizamo. Ni nka wa muntu ukwica ariko ntagusonge, akakwica uhagaze. Ni mu gicuku, nta muntu ndi buhamagare ngo ntabara, telefone barayisigaranye. Ubwo se wakumbura umuntu ni hehe? Kandi uwo ni umuntu wari warasengeye. Umubyeyi nasengeye, njye nigeze musengera. N'Imana yaramubwiye ngo akubera umubyeyi cyane. Wamukumbura gute? Uhita uvuga ngo nahise abantu bambajije impamvu nabaye mu bihuru. None se wabaye mu gihuru se? Nabanye n'uriya mubyeyi mvuye mu gihuru. Uyu mubana muri kubana? Kuko naravuze ngo nimba umuntu ngiye nkasengera umuntu wapfiriye iwe, mukase yamuteje ibintu, yego, Imana igakora igitangaza akazuka, mumazeho amasaha nkane ntabirebeho. Kandi nasengaga nubwo mfite ibinini kubera stroke, kwiyakira byarananiye. Yamara kukwambura telefone akakubwira ngo ja mu bigaragara disi byakubayeho, kwiyakira byarakunaniye disi, nahise bitananira, wakora iki? Buri munsi nkaba ngwaye umutwe, nta kindi ngoye, bakambwira ufite agatsi k'ubwonko karangiritse. Rero abakugira inama bakubwira ngo ja wakoreye Imana, ntago yigeze gutabara, ni wiyandaritse, nta kintu byakumariye.
icyaba cyiza ishyingire n'uwo mutsi w'ubwonko nuturika uzaturike byibura warabyaye. Urumva ni igisubizo kiba kiri hafi, nk'umuntu ugeraho ukabyumva. Hari uwigeze anyicaza arambwira ngo sha njyewe nariye ubuto bwanjye naranabyaye, Imana itantabaye nta kibazo, ariko nkawe usengera abantu twarabanye arabizi, kuki itagutabara? Ese uzanga umusenga gutyo ngo urasenga, kuki itagutabara usengera abantu bakobwa ukabahanurira ubukwe bukaba wabaha n'igihe ntikirenge, wowe kuki itagutabara wakwishakiye? Ndamubwira ngo birashoboka ko ndi muri cya gihe Yobu yaragezemo, hamwe bamubwiye ngo ihakane Imana wipfire, ariko ababwira ijambo rikomeye ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeshe kandi sinzikoraho kuba inyangamugayo. Ndamubwira nikomeze. Urumva iyo uri muri iyo situwasiyo umusore akagusanga akakubwira naguhereye kera ngo twishyingire waranze, none ugeze aho urara ku gasozi. Njyewe nagezeho naho bajya kunyakira ubufasha ku kagari hariya ka Gitaraga, hari iwacu i Masaka. Reka tugaruke gatoya nyuma. Urumva iryo joro bagusohoye mu nzu, uriya nawe akwatse telefone, wahise ubigenza gute rero? Nahise numva ntazi umuntu kuko navuze nimba narabaye imfubyi mama akaduta, sibyo? Urumva ni ibikomere. Nta mama wacu mfite ndi busange, nta data wacu mfite. Ndavuga rero nimba umubyeyi wanjye yaradutaye akagenda, ubone nizeye akankorera ibintu nk'ibi, ndamaza abantu. Wirebesheho mikrofone. Ndamaza abantu, nahaza abantu ku kigero numva bibaye byiza bancukurira nk'umwobo. Naranabivuze, abantu benshi barabizi. Ndabwira nti ngengeze ku kigero numva nshaka nk'umwana w'intama wenyine gatoya, bakancukurira nk'umwobo nkabanamo n'inyamaswa. Numvaga nta muntu nshaka. Rero ndavuga nimba uyu naramugenjereje gutya akankorera ibi, umuntu tutigeze tubana we turabana gute? Fata umwanzuro ndavuga reka mbitse ibintu njye kuba mu butayu kugeza igihe Imana izabishakira. Rero barambwiraga se uzavamo ryari? Imana nibishaka nupfa sindabwa nta rupfu, kandi koko nta rupfu rurenga stress, nta rupfu rurenga stress. Noneho ibuka ugenda uhemukirwa n'abantu bazi ibibazo ufite, ujya ku kigero wumva utagishaka gukumbura abantu mu buzima. Yego. Kandi ibyo byose ni iby'ejo bundi. Ibintu bikaza ari nk'ijana mu minota 30 by'ejo bundi. Uba wumva nibura se umaze gutuza, wumva abantu basi ugenda ugarura icyizere cyangwa uracyategereje Imana? Uko byase kose umuntu ni umuntu. Njyewe icyo nabonye, umuntu nakubwira ko agukunda ujye umuhunga cyane. Iki ni ikintu namaze kubona, ndiga ndanafata. Yego. Ngo umuntu nakubwira ko agukunda ujye uhunga cyane, kuko akwiyegereza afite ikintu yateguye, kandi icyo kintu kizakwangiza. Kuko urumva nimba ndwaye sitoroge kubera abantu, nta kwangirika kurenza uko. Kandi abantu nagiriye neza ku myaka yanjye, ntabwo ndi umuntu wo kurwara sitoroge. Ariko umuntu akwiyegereza yaracukuye urwobo ashaka kugusunikiramo ntubimenye. Nicyo kintu nigiye ku muntu. Hunga umuntu, kuko umuntu ntabwo ari isura, umuntu ni ikimwihishemo. Umuntu mwabana nonaha bitewe n'ibihumbi 10 ufite, ejo akagusohora bitewe n'uko ntayo ufite. Nabonye rero njye abantu nabashije kubona ntago badukunda kubera bibarimo, badukunda kubera icyo dufite. Ariko icyo dufite nikimara gushira bazagusunikira muri rwa rwabo bateguye bakwiyegereza. Rero ntago nari nizera umuntu, kuko ndacyamutinya. Ndacyamutinye kuko
nimba umuntu ari umubyeyi naratinye n'ukuri akaba yabasha kukwambura telefone azi wakuraho ubuzima wanashaka kugacuruza n'inyanya abizi neza ko utagira epfo utagira ruguru utagira iyo uva utagira n'iyo ujya hakuno umuntu atagira iyo ava ntagire n'iyo ajya agakora ibyo bintu wamukumbura gute uretse uburyarya bw'abantu ntago namukumbura. nose wenda turimo tunagana ku musozo muri ubwo butayu wahabaye igihe kingana iki? nabayemo icyumweru. wabayemo icyumweru. waje kuvayo gute rero? baje kumbwira ngo nake tike itaha nibyo nakubwira ngo umuntu aba mu ishuri na tike akayibura njya mu kagari hariya ka Gitaraga gushakayo tike ngezeyo bambwira ko naremye umutwe bambwiba mu ishyamba waremye umutwe bambwira amagambo atari meza urumva niyo mpamvu nakubwira ngo umuntu nahava akagera n'umuntu nimba ugannye umuntu akakubwira ko waremye umutwe naramubwiye ngo urarebye usanga ndi umuntu wo kurema umutwe amaze kunkomeretsa umutima arambwira ngo nze kuza mu nteko urumva ndi umukobwa ntago ndi umuntu wo kujya mu nteko narabyanze ndababwira yego mpamagara uwanjyanye aravuga ati hoya ntago uri umuntu wo kujya mu nteko uri umwari uri umukobwa ujya mu nteko uhagarare tiwabe ndabireka niyo mpamvu rero nakubwira ngo uba mu kigeragezo na tike ukayibura. ntacyo reka dusoreze aho ngaho ubutaha uzaza dukomereze kuri ubwo buhamya unatubwire bwa bundi bw'ukuntu mama wanyu yaje kubata. yego reka tube dusoreje aho ngaho ku muntu wenda wifuza kukuvugisha nimero ndaza kuyishyiraho ariko ngira ngo ntabwo iri kuri WhatsApp. ntabwo iri kuri WhatsApp wenda ubwo wakwifuza kuba yakoresha WhatsApp yamvugisha wenda nkaba nakugeraho. yego cyangwa se nkaba nabahuza mu bundi buryo. nta kibazo. urakoze cyane kandi wenda ni ugukomeza ugasenga tukareba ko Imana yenda izagukura mu. yego urakoze nawe. kandi bizageraho n'abantu gusa ariko ndatangaye kumva uvuze ko umuntu nakubwira ko agukunda ngo uziruke. kandi ahubwo iyo umuntu akubwiye ko agukunda dukoma amashyi twishima. icyo nshatse kuvuga yego bikwimariramo umuntu nyine nakwereka ko agukunda abatarahura n'ibyo nahuye nabyo uzagende gake witegure ko ibizaza inyuma ari byo bizagukomeretsa kuruta ibyo wanyuzemo wimwimariramo ngo umwizere ni umuntu ikimwihishemo ntabwo ukizi. urakoze cyane rero reka dusoze dusengera Imana. Mana yacu nziza Mana yo kwizerwa no kwiringirwa Mana ifite ubutware n'ubushobozi tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose twaherereje inyuma uhabwa icyubahiro yamasaha tugushimiye ko wabanye natwe mu kiganiro uwaduteze amatwi uwaturebye wese umuha umugisha kandi uturindire ubugingo kuruta ibindi byose birindwa. urakoze ko wumvise gusenga mu izina rya Yesu amen.